hari ikindi hari ikibazo kijemo nshaka gukora nk'umupasiteri nk'umuntu twari dushoje ariko hari ukuntu ibintu bigenda biryohamo gake gake sibyo. Hello ladies and gentlemen, mumeze neza muraho? Njyewe meze neza ndaho ndashima Imana. Reka nivuge kuko maze igihe kinini mutambona mwaba mumperuka, abantu benshi bari bamereye nabi, twarakubuze wagiye hehe, ariko noneho nagarutse. Hano turi ni kuri Ruth TV show, nkaba ndi Ruth Ishimwe nk'uko mubizi. Uyu munsi rero sindi njyenyine, ariko kubera ko nari maze iminsi ntabavugisha, reka mbanze mbasuhuzemo gakeya, mbanze mushyire muri mood y'ikiganiro tugiye gukora n'uyu muntu, ubundi ubuzima bukomeze. Ndabanza gusuhuza abantu bose banyumva, bankurikira, bankunda nk'uko nanjye murabizi ko mbakunda. Ikintu cya mbere rero nkubwira ni ugukora subscribe, comment and share. Comment ukambwira ngo Ruth bimeze gutya na gutya, hindura iki, shyiramo gutya, shyiramo iki, tuzanira uyu n'uyu, nk'uko twari tubanye mu minsi yashize cyangwa se mu gihe cyatambutse. Ntabwo ndi njyenyine rero, reka nakire umutumirwa wacu twatumiye uyu munsi, atangira twibwira. Mwaramutse neza? Mwaramutse si. Amakuru ni meza. Kuri Ruth TV show rero iyo twatumiye abatumirwa barivuga, ubundi tukaganira tuzira. Yarakoze cyane Risi, ndagushimiye. Ariko nanone nishimire n'abantu bakurikirana umunsi ku munsi kuri channel yawe. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuje cyane, twa Nshuti Alpha. Ngira ngo abantu benshi banzi mu bintu bitandukanye. Abazi nk'umunyamakuru, abazi nk'umukansara, abazi nka pasteur. Wowe sinzi abantu mwebwe uyu munsi. Nanjye ni muri ubwo buryo nkuzimo, ariko noneho kubera ko ari mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye, turabanza tuganire kuri bimwe na bimwe, uzongera ugaruke tuganire no kuri bindi. Nta kibazo. Ku myaka yawe pastor, kubera iki wahisemo kuba pastor? Kandi ngemenyereye ko abapastor bari abantu bakuze, kandi ndabona uracyari mutoya. Kuki wahisemo gutera iyo ntambwe yo kuba pastor? Birakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ariko nibaza ko mu gukorera Imana itagendera ku myaka, kuba umuntu akuze akiri mutoya, ikigeze no kubyiyumvamo. Kandi gukorera Imana si ukwa pastor, wenda nuko ari domaine nahisemo. Wakorera Imana uri umuririmbyi, wakorera Imana usengera abantu mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko ngiye nibyo nahisemo. Ikibazo gisa cyiza cy'amatsiko, kuki wahisemo iyo domaine? Uretse wenda ko tubifata muri cadre general kuba pasteur, ahanini cyane ndi muri departement missionnaire. Ukunda gukora ivugabutumwa ryo kugenda abantu bataramenya Kristo, ukabaganiriza, ukababwira Imana. Naho hanze nibanda cyane. Kugenda mu bice bitandukanye. Missionnaire ngira ngo ni ukuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, cyangwa se kuva mu gace kamwe ujya mu kandi. Ahubwo ikivuze nicyo cyo, kuko ushobora kuba missionnaire y'imbere mu gihugu. Birashoboka cyane. Icy'ingenzi ni uko waapproachinga ba bantu bataramenya Kristo, ukabwira ubutumwa bwiza bagahinduka. Nuko wenda bitewe n'imyumvire y'abantu na mindset y'abantu, umva ka missionnaire kenshi twari tuzi ka missionnaire ari abaturuka hanze mu bihugu byo hanze bakaza muri Afurika. Ariko birashoboka yuko uva muri Afurika nawe ukajya ahubwo hanze aho ngaho ukavuga Kristo. Kugira ngo umenye uwo Kristo wawe wamenye, hashize igihe kingana iki wamumenye ryari? Ni kinini. Nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango w'Abakristo bemera Imana. Ngira ngo nagiye mu rusengero bwa mbere 95. Ubwo wari ufite nk'imyaka ntuvuge nyine uvuge mu rugero. N'imyaka 6. Nari kiri muto cyane. Wari ukiri muto? Nibwo natangiye kwigira ku babyeyi, ntangira gukunda Imana, mbikuriramo njyana mu bigo kwikuriramo, niga no mu bigo by'abihaye Imana. Biramfasha cyane kurushaho kwegera Kristo. Mu bigo by'abihaye Imana ngira ngo biba harya biba ari abanyagatolika cyangwa n'andi madini yose bafite ibigo bya ADPR. Ibyo bize. Kuba warakuze ukurira mu nzu y'Imana cyangwa se mu rugo rw'abantu bakijijwe rw'Abakristo, ugakurana uwo mutima cyangwa se ubwo bumuntu bwo kumva ko ugomba gukizwa, ntabwo wigeze ukura wigiye hejuru kwa kundi umuntu aba ari umu teenager, ukumva yuko kuba uri mu myaka y'ubusore wabivamo, ntabwo wigeze usubira inyuma?
ngo ibyo ni urugendo umuntu wese anyuramo akora yuko uko ukura imyaka igenda yiyongera ni kura na challenges nyinshi mu buzima. Rimwe na rimwe bati si ibintu naba narahisemo neza kuko ukurira mu idini ry'ababyeyi ariko hari imyaka ugera mugatangira gutekereza ku giti cyawe ati ese inzira nakurikiye kuko niya nyayo ese idini ry'ababyeyi nibyo bigomba ku idini ryanjye ugatangira nawe ukagira gute ukabransinga ugahitamo izo challenges zibaho hari imyaka ugeramo sikagukurura kumva ko wanabivamo wanabireka ariko wareba ababitangiriyemo cyangwa abo twakurikiye cyangwa abo dukomokaho tukabana nta gihombo bagize tugakomeza ati natwe tugakomeza. Hari uburyo abantu bakurira mu rugo rw'abantu bakijijwe noneho umwana yakwigira hejuru yatekereza nk'uko Pastor Alpha atubwiye abantu ugasanga batangiye kumucira urubanza. Urugero wumve ko duhuza cyane cyane nk'umwana ukurira mu ba pastor wenda tuvuge muri ADPR cyangwa se muri Catholique yagiye kwigira hejuru kumva ashaka kuba umudive. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana cyangwa se Imana ireba mu mutima niko ijambo ry'Imana ritubwira abantu ugasanga batangiye kumujudging, right? Kandi we niko nyine niko Mwuka Wera ari kumuyobora. Ugasanga baravuze ngo babana bakurira mu ngo z'abakristo barananirana kandi mu by'ukuri ntibabanze bamenye we ku giti cye arashaka iki, yahisemo iki, abanye gute n'Imana, we na Mwuka Wera bari kumwe. Ariko ugasanga abantu barajudging abantu nk'ubwo umpaye igisubizo cyiza ati narakuze ngeze hejuru nshaka guhitamo neza. Abantu rero badukurikira si byiza ko ujudginga umuntu bitewe naho yavukiye ahubwo umujudginge kubera ibyo agukorera cyangwa ibyo akubwira. Ariko kumbwira ngo yakuze basengera aha ngo none wari gusengera aha ngo ntabwo akijijwe. Rega wenda gato nkunganiye kuvukira ahantu runaka sibwo ntabwo bigena uburyo ugomba kubamo cyangwa uburyo ugomba guteyemo. Kuba turi abakristo ntibikura ubuzima bwacu bwite. Kuba naravukiye mu idini runaka ntabwo bikuraho imyitwarire runaka kuko hari ikigero cy'imyaka ugeramo wenda ku bantu bize ibintu by'ubumenyamuntu hari umwana avuka ari uruhinja reka kuba uruhinja akaba igisekeramwanzi akaba igisekeramwanzi akaba umwana igitambambuga akaba umwana ukurikira abandi akaba ingimbi akaba umusore. Ibyo byiciro by'imyaka yose cyangwa umwangavu inkumi ubwo navuze iruhande rw'umuhungu no ku mukobwa nuko nguko. Ibyo bigero byose uko bigenda bigira imiterere y'umubiri wawe irahinduka intekerezo zawe ziradevelopa. Ntabwo rero bizahura n'idini runaka kuko navukiye muri iri dini cyangwa arikuriyemo ngo birakuraho ya miterere n'imimerere yanjye bwite. Ubwo burenganzira ugomba kugira gute kuba ubufite. So niho hazamo na ya mahitamo sasa kubera yuko imyaka yigiye hejuru hazamo n'amahitamo akavuga ngiye nkwiye kuba ndaha. Wibuke yuko none uri muri generation rimwe n'abantu n'urungano mungana nabo baragucirenginga nabo ubwabo bariya basengera hano bariya bitwara gutya ese njye nakitwara gute. Ibyo rero nibyo biguha amahitamo nawe ubwabo. So nta muntu ukwiye kujanginga umuntu nubwira ati navukiye ahangaha dore ari kugenda gutya. Ntabwo bitangaje kuba data we pasiteri sibyo ukasanga mu kindi cyiciro gihabanye n'icyo kintu kuko ni my choice. Nagize imyaka yo guhitamo ko ugomba kuba. Ikintu cyica abantu ni ukutamenya destination yabo ndi kwerekera he, ni uko batamenya ngo inside muri njyewe nshaka iki, ese nshaka kugera ku ki. Kubera yuko njyewe hari ikintu bita imitation kubaho mu gihe cy'urwigamo. Ibyo ni bibi. No, ntabwo ngomba kwikomporota gutya kubera yuko kana kitwara gutya. Ntabwo ndi bwikomporota gutya kubera yuko ababyeyi bikomporota gutya. Niba ari ubaga urugero rwiza rwose ni byiza cyane urabukurikiza. Ariko ni byiza igihe cyo guhitamo. Hitamo ibijyanye n'amarangamutima yawe ibiguha ibyishimo ibiguha icyerekezo cya nyacyo. Mbese n'ibyanjye ijambo ry'Imana rivuga ngo abwira Kayini aramubwira ngo Kayini ibyaha biri tugatugira ku rugi imbere yawe ariko ufite ububasha bugira gute bwo kubitegeka. C'est-à-dire umuntu wese afite choice. Hari inzira ebyiri ndahitamo inzira y'iburyo cyangwa ibumoso kuko ngiye mfite amahirwe yo kugira gute yo guhitamo. So nta mpamvu yo kuzagira umuntu. Nta mpamvu yo kuzagira umuntu. Ako kazaba akagaruka tuzagira topic ndende yo kubivuga. Hari ikindi kibazo nshaka kukubaza. Missionnaire, pasteur, umuvugabutumwa, umunyamakuru, ibyo bintu bihuzu. Ibyo bintu birahura cyane ahubwo. Birahura cyane kuko ahanini usanga byose birahuriza ku kintu cyo kuvuga.
biruzuza biruzuye ugiye muri domaine itangazamakuru yego umunwa cyangwa ururimi ntabwo umunyamakuru utavuga ukarukoresha ukoresha icyo bitarangaje mimike ku muhanzi bafite wenda ubumuga bwo kutavuga birashoboka ukaba umunyamakuru ari gukoresha ibimenyetso birashoboka cyane ariko njye nagira umugisha wo kuba naramuhaye ururimi yaramuhaye umunwa kuvuga rero ndi umunyamakuru nkavuga ndi misiyoneri nkavuga ndi umukansara byose bihuriza hamwe bigafokasinga no ku munwa iby'umukansara mubiretse ubunyamakuru bwo ahubwo byakujemo kunjyana mu kindi kiganiro urumva ndimo ndagenda ngira gutya ngo duke nk'uko kundi uteka uri gushyiramo ibirungo ntabwo wateka ngo ushyiremo ibirungo bimeneremo icyarimwe bisaba kugenda ushyiramo gake gake kamwe hano akandi hano akandi hano niba ufite vura ntacyo urakoze cyane kugira ngo ugire iyo ambition y'ubunyamakuru cyangwa se wumve ubwo bushake buraje wumve ushaka kwiga itangazamakuru byaturutse ku ikibazo cyiza cyane ngo ntabwo ari ibintu byaje par accident afite nakuze njye nkunda itangazamakuru swate byari ibintu bibiri n'ubu hari n'umunyamakuru ngomba kuba umunyamategeko ariko n'ubu nshaka kujya kwiga amategeko ibyo byose nshaka kubifatanya byose so numvaga byibura ninahamagara kuri radiyo rimwe urabona ko urahamagara kuri radiyo byibura umunyamakuru namfata nkavuga ijambo rimwe numvaga nzaba n'abanyamakuru kabaye numvaga bizaba bihagije kabisa ariko nza guhitamo niga indimi n'ubuvanganzo ndamuhuza no mu itangazamakuru nabwo nagiye ari inzira Imana yanshiriye ko ubwanjye yakugira ngo njye hariya kandi nese njyamo none mpita fokasinga cyane itangazamakuru rijyanye n'iyobokamana nakoraga no mu departement z'amakuru n'ibiki byose ariko nkagira umwihariko cyane ku bantu banzi kuva 2011 ndi mu itangazamakuru maze imyaka myinshi 13 irenga baranze cyane mu bintu bya gospel cyane nakigana ko kuri radio Rusizi itambiance y'Imana cyiza cyane gikunzwe cyane cyakizwa n'abantu bajya gusenga ababizi barabizi bahita byandika muri comment cyiza cyane ibyo rero byatumye ndikuriramo nanyuze mu itangazamakuru byinshi cyane byinshi pe n'ubu ngubu uracyabikora of course ndabikora good noneho reka tugende noneho ku kiganiro nyamukuru kugira ngo wumve nanone ushaka kuba umukansara kugira ngo wumve ushaka kuganiriza abantu kugira ngo wumve ko abantu muri iki gihe barushye bananiwe imitima baruhukira ahantu hake na hakeya ibyo byaje gute waba waragize ibikomere byinshi waba byakujemo gute kugira ngo urakoze cyane nabwo ni ibintu navuga ngo ni umuntu wa detectinze impano yanjye akenshi hari igihe tuba dufite impano ariko tutazi ngo impano ufitemo ni iyihe kandi kumenya impano yawe burya biri ku kigero cya 80% kugira ngo icyo wakora cyose kibe successful akenshi turaferinga kuko dukora ibintu bitari mu muhamagaro wacu cyari bitari mu mpano zacu ariko maze kwisobanukira ngo impano yanjye ni iyi ikaba detected bigufasha no kuba watuma cya kintu uri gukora kiba successful so mu buzima bwanjye muri kamere yanjye nkunda gusapotinga nkunda gufasha nezezwa nuko umuntu mbona ameze neza mutekereza ameze neza kanezezwa nuko umuntu namufashije nkabona arahageze so rimwe rero ndi mu ishuri rya misiyoloji ndi kwigishwa n'abantu muri South Africa ko tubana umunsi ku munsi baje kumbwira ariko se impano yawe urayizi yo gufasha abantu cyangwa yo kumva abantu umwanya wawe tubatega amatwi ati njye numva ndi kubikora numva biranejeje so you have to develop this talent barayidevelopa no batangiye kumuhuza n'abantu ngiyejiramo njya mu ishuri ryo muri Amerika mfite certificate international ari wose njya kwigisha counseling so ndikomeza gutyo kandi imyaka yabaye myinshi hafi 6 bikora ibyo bintu bya kansara se kuba uganiriza abantu umuntu wese ashaka kukubwira ikibazo afite ukamwumva ukamugira inama ibikomere bigakira cyane cyane nkunda kumva abantu bavuga ngo barwara depression ubundi se buriya ni indwara ni ibiki irakira se cyane urakoze cyane ikibazo cyiza cyane uretse ko counseling ngiye nkora mba mu muryango bita Revelation Counseling mu Rwanda ngira ngo ndi muntu wahagarariye hano mu Rwanda ko mu bihugu byose urahari umuryango so counseling dukora iri un peu différent cyangwa itandukanyemo gake n'izindi kuko twe ntabwo tujya inama twebwe kuko twe twemera yuko umuntu afite ubushobozi imbaraga zo kubasha kwikemura ibibazo ahura nabyo mu buzima gute tararengaho
urakoze cyane. Ubundi Imana irema umuntu imurema n'ubwenge, ubushobozi, imbaraga. Ahubwo situwasiyo duhura nazo cyangwa imiryango dukuriramo, ibyo tugenda duhura nabyo nibyo bigenda bimara ya kapasite, bwa buhangange bwacu, za mbaraga zacu nibyo bigenda bibivoma. For example, ndaguha urugero, sibyo? N'uvukiye umuryango wenda ukaza kwisanganya muri imfubyi, ni ukuvuga ngo hari ububasha bikwatse kuba utarakuranye n'ababyeyi. Niba uvukiye ahantu runaka ugasanga ukuze uri umwana wangwa, hari uburenganzira bikwimye bw'iki mu mwana. Icyo gihe usigara uri kwitekerezaho ubwawe, udafite imbaraga zo kubasha kugera gute kwizovinga ibibazo uri guhura nabyo. Niyo mpamvu rero mu irema Imana iri mu muntu, twese turemana ubwenge, imbaraga n'ubushobozi bwo kubasha kwikura mu bibazo runaka. Akenshi hari igihe tutanga ingero tukavuga ngo abantu bari gukoresha runo rugero, basanga ati wenda serivisi runaka ni abanyambaraga nkeya. Avuga ati ugasanga nawe wenda tuvuge igitsina gore, kumva kuba uri umukobwa, kuba uri umugore, umva nta mbaraga ufite. Avuga ati ibi ni iby'abagabo, ndabiharira abagabo. Ariko se pasa ntabwo ariko kuri uyu mwanya tuvuga, reka ntanga urugero, bagufungiye muri iyi nzu, muri ino salo, nta funguzo ruhari, nta buryo wakingura, ntaki. Kandi byonyine kugira ngo urokoke, niba ari urupfu rurimo ahangaha cyangwa ari ikintu kikugarije, ugomba gusohokamo, nta sapoti yindi uri bubone, ntabimenagurira. ubwo bwenge rero bwatuma utekereza kumenagurikiraho, n'ubundi buba buri muri wa muntu. Ahubwo kuko uri kubona umwana w'umuhungu hariya, uvuga ati uriya ari buze kugira gute, ari buze kumfasha, ntube watekereza ko wagira gute, ko wakifasha. Ariko uramutse uri wenyine, mayindi yawe irakora ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu biri natubwira ngo twebwe turuta umwana dutoya, twifitemo imbaraga twe tutazi, tutanashobora. Ariko ugeze muri sitasiyo wenyine, za mbaraga na bwa bwenge burakora, kuko uri uvuga ngo ozarandura umuntu bizengurutse, nta kintu kiri buze kunsapotinga. Buri muntu. Abo rero ndashaka gusobanura noneho ko muri kwa kurema Imana irema, buri muntu wese imirana ubwenge, imbaraga n'ubushobozi, ahubwo tubikoresha mu buryo bugize gute butandukanye, kuko tuba twiringiye sapoti ku mpande n'impande. So bivuze iki rero? Ubwenge uba ufite, imbaraga uba uzifite. Iyo umuntu atangiye kugenda rero bigabanuka, atabasha kwikemura ibibazo, nawe usanga yagiye gute, mbavuga ngo muri depression, ari mu gahinda gakabije, ari kwihugiraho, afite ibikomere runaka byaragiye biramukamura, bimumaramo za mbaraga. Aho rero niho twebwe tugira gute tugaragarira sasa. Ariho nakubwiye ngo counseling yacu itandukanye n'izindi. Iyo ujya ahandi bakugira inama, ubwira ukavuga ibyaha byose, so you have to do this and this. Twero ntabyo tubikora, kubera za mbaraga twe twizera ko ziri mu muntu, bwa bushobozi twizera ko uri mu muntu. Ahubwo twe tumufasha kugera kuri bwa bushobozi bwe, tukamera nk'abantu beyuyeho bya bintu byose byazengurutse ubwonko bwe, ahubwo agatangira kwishakamo ibisubizo, tugaca umuzi wateje cya kibazo. Ibyo bintu rero mu byeyuzi tugeza kugana n'umuntu, uramuganiriza ukabikora mu buryo bwacu, ni amabanga y'akazi, ariko mufite strategy ngomba kuganiririzamo ku buryo basha kugira gute gutuma noneho ubwo wiyumva nk'umuntu mushyashya. Wiyumva nk'umuntu mushyashya. Nuko naguciyemo kabiri, kuko wari ugeze ahantu hari interase, wari ugikomeza kumbwira iyo kampani yanyu ifite, uburyo ibintu ukora, uburyo abantu mukorana. Warumbwiye ngo ntabwo dukora nk'abantu bavura depression, wari kunsobanurira uburyo mukora mukoresheje kugira ngo umuntu ku giti cye yivure. Yego, yishakamo ibisubizo. Wari ugikomeza? Nari gikomeza. Ikigaragara cyo ntabwo wenda navuga na kampani n'iki, n'umuryango wa fete. Cyangwa tubyita RC cyangwa Revelation Counseling. Dukunze kuvuga ko ari umwarimu wese, kuko umuntu wese mu cyiciro cyose arimo ushobora guhura n'umu RC cyangwa umuntu tubona muri uwo muryango, aba yamufasha ku rwego rushoboka, ku buryo yongera kwiyumva nk'umuntu umeze neza, utekereza neza, umeze neza. Kuko namuhaye umwanya tukaganira, namuhaye time yanjye, nkamutega amatwi na strategy z'uburyo tuganiriza umuntu, bituma ubwe yongera kwiyumva nk'umuntu mushya, kubera yuko tugufasha. Reka ntange urugero rutoya. Urabona bakuyobora umukobwa cyangwa urateka igitunguru urashyitse, urabona iyo ugiye ukuraho buri gishishwa, ugenda ukuraho kimwe kimwe, ndetse kumwe mu gikatira rimwe gutya, ariko ugiye ushishuraho buri kantu, ugashishuraho ugira ukagera ku mutima wawe. Uriya niwo originality yacu. Counseling yacu nuko imeze rero. Iyo uri gukuraho kiriya gishishwa, tukaganira ngira iminota 30 cyangwa isaha, mba meze nk'umuntu ugenda ushishura cya gitunguru.
kugenda nkuraho bya bintu byagiye bikomeye mu bwonko bikagutera imitekerereze mibi. Iyo umaze kubikuraho muri bya biganiro tugirana nibwo tuba tugeze kuri mutima cya gitunguru originalite yawe mba nyigezeho. Noneho niba utangira gutekereza ngo si umuntu yari njyewe, ukibona nk'umuntu utabusanzwe fase wahura n'ibintu wagiye ukora muri cyagiye ati ntabwo ari njye wabikoze. Ariko pastor hari umuntu uba warahuye n'ubuzima bugiye bucangaranye kumva muri wo kumva ntaho yabasha guhera, wowe wamufasha iki? Ko umuntu uba yarahuye n'ubuzima bukakaye bukomeye, akababaro kenshi, agahinda gakabije, ibyishimo, agahinda, umubabaro, uburwayi, gukira, akazi, ubushomeri, mbese yahuye n'ibigeragezo bikomeye bitandukanye by'uruvangitiranye by'ibibazo, ugasanga ibibazo yagize nibyo byinshi kurusha ibisubizo yahuye nabyo. Nk'uwo muntu uba utabasha kuvuga ngo sinabasha kumenya aho ntangirira. Uwo niyo mayindi rero sasa, uko mayindi iba yaramaze kuvangirwa, mba nkeneye kwinjira muri wa mwanya kugira ngo ntangire kubicangura sasa, kugira ngo nuvuga ngo urabona kuri bifata wenda ugiye gushaka ikintu muri mashini wenda ntuzi document wayibitse ukajya mukandikamo mashini igatangira gusacinga. Nanjye dutangiye kuganira rero mu bwonko bwawe ni gutya bimeze, atangira gushakira n'ibintu bizima bitari bizima, nkagenda agira gute mbikuramo. Ni strategy ntabwo nasobanura ngo mbikora gutya kuri kamera, ariko twawenda cyangwa kubo twahuye cyangwa kubanzi banabishyira muri comment barabizi. Hari abatanga ubuhamya benshi nagiye mfasha, maze gufasha abantu benshi cyane, benshi sibyo. Uvuga ngo uwo muntu rero nemba nkeneye ahubwo cyane, kuko byakuvanze ntabwo uzi ngo ndakora iki ndabigenza gute. Inshuro nyinshi ari byo n'umuntu ngo atabasha no kuvuga, azi ngo ndahera ese ubundi ndavuga ku iki ndavuga iki. Aricyo bita contradiction dukoresha ari ugushotora umuntu. Kunyesha bakora iminota 5 leta mbona yuko ufite ikibazo birahaje no gutamuhira iminota 5 ko twamara se uramutse undebye nkanjye ubwo urabimbaza nyuma ya kamera. Reka mbagize abakunzi ba Steve Show buriya andebye buriya nkuko yandebye, reka tubwire njye nta kibazo n'usanga niwe wasanze mfite ibyo bibazo by'uruvange, ntacyo bara n'abakunzi banjye n'inshuti zanjye wasanze njye wemeza. Urakoze cyane kubimbaza, ariko ukabukuvura ntabwo navurira mu ruhame. Abaganga bazi ubwenge bwinshi. None wambwiye ngo uwo muryango uba hano mu Rwanda cyangwa bigusaba gufata? Nubwo byose barahari. Nubwo byose barahari. Ndetse wenda nkanjye ufite ntuza imyemerera nshobora kujya muri Kenya nkabyigisha, muri Uganda, muri Amerika, muri Burayi hose ndabyemerewe. Ibyangombwa. Hano muri Kigali se mukorera hagana he? Unyuraho akunyuraho akakubaza, ubwo uraza kubera ko turi kuri Ruth TV Show, nawe ufite ahantu ukorera, kubera ko abantu bakurikira Ruth TV Show nabo hari uburyo babayeho, ashobora kumva tuganira akavuga ati uyu muntu ndamutse muvugishije hari icyo byatanga. Uraza kubabwira aho bagusanga, noneho bizagenda. Ikindi kibazo cy'amatsiko, ibibazo byinshi cyane nagerageje kwitonda kubera ko abantu banjye bari bankumbuye, ubu nitonze, ubutaha nibwo nzakubaza ibibazo byinshi. Yego ni bikeya? Ni bike cyane. Urakoze cyane. Ndashaka kukubaza noneho ikibazo kitajyanye n'ubupastor cyangwa se ubunyamakuru cyangwa se na counseling. Kuki uyu munsi wahisemo kwambara umukara hose? Ngira amabara ari favorite, ndetse ko ashobora kugendana wenda n'ibyo ndimo, nuko wenda abantu batabizi, ariko inshuro nyinshi ibara wazinutse wambaye cyangwa ukunze kwambara kenshi hari igihe rihura na mind yawe n'imitekerereze yawe. Ubu wabyutse utekereza iki kugira ngo wambare ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara? Ibyo natekereza ni byinshi, nabwo n'inkweto z'umukara biri private, biri privé. Ibintu byose by'abaganga biri privé. None tugiye kuganira bijyanye n'amabara n'imitekerereze, kuko ushobora no kurara wishyizemo umwenda abantu ntabwo babizi. Ushobora kurara wishyizemo umwenda, ejo ndambara ikanzu ya rouge bordeaux wenda ku bakobwa, mu gitondo rwose kibyuka kuva nta no gutekereza kuri ryabara leta ihitamo undi mwenda. Biba byatewe inshuro nyinshi we ryabara hari uburyo rero ririnkinga n'imitekerereze yawe y'uwo munsi. Ubwo se umuntu ukunda kurimba cyangwa kwambara neza wamubwira gute, wamufungura gute mu mutwe kugira ngo ibyo bintu bijye bimubaho, amenye aho ahagaze muri ibyo? Oya, ntabwo namufungura kano kanya.
kubera yuko njye nkanya mfite uburyo ntekereza ku bijyanye n'ibyo ngibyo nawe afite uburyo atekereza cyakoze ambwiye ngo tarufa wenda nkunda iri bara runaka ushobora kumuganiza nkamenya impamvu y'iryo bara ryiyumvamo cyane. Wambabariye se nkakubwira ibara nkunda stili biracyari bya bindi n'ubundi ni out of camera. Umuntu aragoranye ibibazo byo kumubaza arimo kunkwepa mbese akanika zigzag tumukorera iki. Anyway, nk'umuntu afite ikibazo urabona abakobwa cyangwa se abasore abantu bari single ushobora kuba uri divorced cyangwa se utarashaka ariko uri single. Aba bantu umuntu uri single muri aka kanya cyangwa se kuri uyu munsi muri iyi minsi ariko akaba yifuza gukundwa, uwo muntu ari kutureba, ari mu buriri, ari muri ofisi, ari muri salo iwe, ari kudukurikirana. Uwo muntu uri single ariko akaba akeneye urukundo, either umuhungu cyangwa se umukobwa. Umuntu uri single ariko akeneye urukundo, akeneye gukundwa, ni iki kintu wamubwira muri aka kanya? Igisubizo ni kimwe, nta nubwo kigoye. Ubundi icyo ushaka nawe uragitanga. Niba ukeneye urukundo igakurutanga. Aruhende ko niba ari umukobwa ntabwo ari kubona abantu baza kumudatinga, niba ari umuhungu ntabwo ari kubona abakobwa datinga, kugira ngo agire amahoro mu gihe bitaraza ngo abone uwo aruha. Ni iki kintu wamubwira muri iyo minsi? Aheraho first of all akabanza kwikunda ni iki sasa? Ni uko ukora ibintu binezeza umutima wawe kandi abandi bantu bashobora kubona ko njye ntabwo uzavuga ngo umukobwa ngo ukeneye urukundo ndirirwa ndyamye mu rugo. Iga kwambara neza, wige gusohoka abandi basohokera. Asohoke ntaho ufite agiye ajya gusohoka gusa. Kwikunda ni ikibazo, umenya ngo ngiye nkunda iki, ikifashe mu buzima bwanjye kinezeza ni iki. Iyo utaramenya icyo kintu rero, iyo utarisobanukirwa umenye ngo ubuzima bwanjye bukeneye iki, ndikwerekera aha icyo nkeneye ni iki ngiki. Kuko hari n'ibintu twibeshya borega, ntabwo ukeneye umusore mwiza ntabwo ataramenya kwitaho. Ari n'umusore ntakeneye umukobwa mwiza ataramenya kwitaho. Baza umenye ngo niba ndi umusore ese abakobwa beza basohokera he? Niba ndi umukobwa abasore beza basohokera hehe? Umusore akeneye urukundo azagusangisha mu rugo se? Uryamye se? No, igakwitaho. Abakobwa bambara neza bambara gute? Sibyo kwitaho ni iki, nkeneye iki, nkeneye gusohokera he? Ibyo ngibyo nta bindi. Kuko ntabwo ngiye kuryama ngo kubaze amaboko nkeneye urukundo. No, uburyo wambaye bishobora kwatira umuntu, uburyo ugaragaramo bishobora gukurura umuntu, uburyo uvugamo eloquence, uburyo approaching abantu, imyitwarire yawe bishobora gukurura umuntu. So ntabwo uzakenera urukundo rero utariga nawe ubwawe kwikunda ku giti cyawe. Niwikunda abagukunda nabo bazaza. Urakurikiye inshuti yanjye, ikunde, iyiteho, abantu bagukunda bakwitaho bazaza nyuma babonye uko uhagaze, uko wambara, uko utambuka, uko uganira. Unanjye kujya kuzabyiga, ngiye kuziga kurimba, nige kuvuga, utambuka no gusohoka. Bizaterwa n'icyo ukunda. Wabyumvise? Aha, tugana ku musozo. Counseling. Ubundi counseling ihurira hehe no kuba umuntu ukora counseling? Ashobora kubikora akijijwe cyangwa ashobora kubikora adakijijwe? Nta kindi shingiraho. Habe na impamvu nkubajije icyo kibazo ni uko wambwiye ngo abarimu bakwigishaga nabo ngira ngo si muri Bibiliya, si muri ibintu bijyanye n'iyobokamana. Niho bari niho mwari muri misiyoloji. Ubwo nari ngize ngo umuntu ajya kubyiga ari uko yabanje kwiga ibintu by'iyobokamana, cyangwa se ushobora kuba utanakijijwe ariko ukabasha gufasha abantu. No, hari counseling biga mu mashuri, kujya kwiga nk'umuterapiste, umukansara, ibintu by'ihungabana n'ibiki. Ariko noneho iyo ugiye muri departement y'iyobokamana, iyo department ntabwo wakiga nk'ugende ndi kurangiza masters muri theology. Iyo departement n'ubundi ya counseling ndetse ko iyo twiga muri theology itandukanye njyewe niyo nize, ariyo nakubwiye gusa. Iyo wize niyo ukora ubu. Gusa ngiye biranyorohera kubona andi pastor ndi umukansara, kuko hari ibikomere bidasaba ko umuntu agomba gusengerwa. Hari ibikomere bisaba kuganira n'umuntu. Hari ibikomere byose ari kujya hariya gusengera umuntu umwana mwomore. No, hari bikeneye guha time mu Kristo.
cyangwa umuntu aje akugana akakubwira mukavugana. Rero biratandukanye rero, cyangwa deliverance ngo ibiki, no, hari deliverance isaba ko umuntu muganira, mwicara mukaganira. Ntabwo ibikomere byose ari ibyo gusengerwa, umuntu aje akugana ngo nsengera pasiteri gira guta, banza umuhe umwanya mutega amatwi umwumve. Wasanga n'ibyo ari kububwira ari ibyo gukemura aho ngaho, wasanga ari kubwira ngo nsengera ashonje, ariko wasanga ari inzara ukamugaburira akarya bigashira. So dufite rero gushyiramo ubwenge mu byo dukora. Ndumva biranyorera kuko impande zose nazirimo. Hari ikintu uvuze nayobewe umuntu uzakisobanura, ariko ubwo nkubonye ntongere kumbwira ngo inyuma ya kamera. C'est depend. Oya, ntabwo uri buryame kuko ni ibintu byoroshye kandi bikomeye, cyangwa se ni ibintu byoroshye cyane ariko abantu benshi bakeneye gusobanukirwa. Deliverance ubundi mu magambo makeya deliverance ni iki? Deliverance c'est juste ni ijambo wenda nkurikije umuntu akoresha igifaransa cyane, iva ku ijambo deliver cyangwa kubohora, to set free, kubohora, sibyo, gutuma yumva abohotse, sibyo. Numva biva ku ijambo ry'igifaransa deliver ni ugutuma umuntu nyine yisanzura, yumva afite nta kintu kimuboshye, nta migozi imuboshye. Biva ku ijambo deliverance, sibyo. Ubwo deliverance rero mu buryo bw'iyobokamana cyangwa bwa gikristo ni kwa gusengera umuntu ugira ngo karande zimucike, ya migozi imuboshye igire gute imurekure, sibyo. Iyo deliverance rero ishobora kuba ari iyo gusengerwa cyangwa ari iyo kuganira n'umuntu. Ugasanga umuntu deliverance akeneye yo kuganira ku bijyanye n'ubuzima yanyuzemo cyangwa n'iby'imiryango, ukaba wamujyana n'inama uburyo yagira gute yakigobotora ibyo bintu, utarinze kumujyana ngo ujye kumusengera ujye kugira gute. Njye ni nabyo mprefera cyane. First of all, ubanza ube attentif, ubanza utega umuntu amatwi, wumve ese ubuzima anyuzemo bumeze gute, icyo akeneye ni iki, akeneye gusengerwa, akeneye kuganirizwa, akeneye iki. Gusa twizera muri byose ko Imana ishobora byose, ariko twige no gutega umuntu amatwi twaza tumwumva. Njye ntabwo ni pastor ariko ubwo murimo murabyumva. Hari ukuntu njya numva testimonies z'abantu batandukanye, njye ntabwo ndahura n'iyo experience, ariko ugasanga ngo umukobwa cyane cyane umukobwa yagiye gushaka umupasiteri w'igitsina gabo ngo amukorere deliverance, ariko ugasanga yamukoresheje ibyamfura, ugasanga ngo yamubwiye ngo nakuremo imyenda abanza amusiga amavuta, ukibaza abantu bari muri ofisi bonyine cyangwa se bari ahandi hantu, avuga ngo nakuremo imyenda amusiga amavuta ya elayo, ngo amuderivure, ngo amukureho imikoshi. Ibyo bintu urabyemera? Simbizi ko nta muntu urampereza ayo makuru cyangwa ngo byamugendekeye gutya, ariko icya mbere first of all ukuyeho ko hari abantu bagiye bigishwa nabi, ugasanga bafashe inyigisho mu buryo butari bwo, kandi uretse na serivisi ukeneye runaka ntabwo bikuraho ubwenge buri natural bw'umuntu. Ubu wowe weresi umuntu abwira ngo kugira ngo wumve ubohotse nuko ukuramo imyenda yose nkawukoraho, kubera ko njye nkerebutse ntabwo byakunda. Exactly, so none ubwo bwenge buri natural buba bwagiye bw'umuntu mbere y'uko pastor abwira ibi n'ibi n'ibi. None se ntabwo ubizi ko bijya bibaho? Ushobora kuba utarahuye n'umuntu byabaye ko warabyumvisha mu matwi yawe. Yano kubyumva njye nkunda kwemera nyiri ibintu nyine nibone cyangwa umuntu ari mu buhamya bwabyo, ariko ikirenze no kuri ibyo ngibyo, menya umupasiteri uri gusanganira. Erega dufite ijambo ry'Imana ryo rikunda gutanga ingero muri Bibiliya. Iyo tugiye ku mugabo witwa Adoniya, ni umwari w'imiryango yo kwa ba Salomo, kwa ba Dawidi, wagiye kwiyimika ubwe ku giti ashaka gutwara ubwami bwa Salomo, kuko Salomo yari akiri umwana cyane kandi yari agomba gusimbura se ku bwami. Ariko Adoniya yarabyumvise aravuga ngo ni gute uyu mwana mutoya cyangwa ubwami ndi umuntu w'umugabo. Ahita afata abantu benshi cyane arobanura mu gishanga ngo bajya kwiyimika. Urumva kumbe amakuru ahita agera kwa nyina Salomo ko Adoniya yagize gute, yagiye gutwara ubwami, yagiye kwimika mu gishanga. Nyina Salomo ahita ategeka abantu bose aho bakagera bose batangira kuvuza amakondera bavuga ngo Salomo niwe mwami, Salomo niwe mwami. Abagiye epfo mu gishanga baza kwireta umujyi wose bamaze gufatwa n'umwami bamaze kumwimika. Salomo nubwo yari umwami ariko yayoborewemo na nyina umubyara, abandi basanga bagize gute, bamaze gufata ubwami hakiri kare. Abo bose ndetse baza no gupfana nabo abaherekeje Adoniya kwiyimika. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki rero,
mbere ko umusanga umupasiteri yimikiwe hehe, ibyo bintu ari gukora yabyize hehe. Niyo mpamvu nshimira leta y'u Rwanda kuba ivuga ngo abapasiteri nibige ntibagire gute ntibafate umwanya. Twe twagiye twiga baduseka bagira gute, kuko ejo bundi urabona ndi kurangiza masters ya theology, uburyo umuntu akora ibintu yarabyize avuga ngo ndi muri ibi ngibi ndi gufasha abantu, ariko waranabyize smart muri ibyo bintu. So bivuze iki rero, menya umuntu nsanze ndi pasiteri wuye se yimikiwe ye. Bigaye n'abiyita abapasiteri nyine biyimitse nka Badoniya batafite izo titire, atari Imana bimikisha amavuta, barahari turabafite, sibyo? Ubwo uramenye ngo nsanze nde, si kuko deliverance nkeneye kuyikorerwa mu butayu mu misozi, nkeneye kuyikorerwa muri office ngo twakinze turi babiri, ngo ntabyo aho tugira tugakoresha ubwenge bwacu, twe kwitwa ngo tuyoborwa n'Umwuka Wera, dutwarwe n'ibyo bintu tubura ubwenge, ahubwo dushyiremo n'ubwenge bwacu Imana yaduhaye, ko niyo mpamvu yabuduhaye. Ntabwo umwana w'umukobwa ugiye ngo kugira ngo deliverance ndagusiga amavuta ngo mukarinda musambana ujye gukora deliverance, ubwenge bwagiye hehe? Ni imiti yagutaye usubira ubwenge. Menya bibaho cyane, hari ibintu byinshi bibaho muri Afurika cyangwa muri Kigali, ugasanga umukobwa arimo aratabaza ati pasiteri yanteye inda, pasiteri yafashe ku ngufu, pasiteri yarambwiye ngo ningenda nderivure, arambwira ngo ninkuremo imyenda nsiga amavuta. Ubu tuvugana kano kanya hari ahantu wasengera nawe utasengera wowe. Wayi kubera yuko mfite Umwuka Wera unyobora no mu aviki n'amaso yacu agaragara, hari ibyo tureba bati uyu muntu ntabwo yanshumba cyangwa byagenda gute, kubera yuko hari imbuto tumubonana, hari uburyo tumubona, sibyo? avuga uyu nguyu ntabwo yanyisha ndi yagira gute. Uwo Mwuka Wera uri muri wowe rero na bwa bwenge bwawe bifataniriza hamwe kukugira ugomba kuba we n'amahitamo yawe akaba meza. uwo muntu se byaba byarabayeho we kubera yuko uzi byinshi, uwo muntu wamubwira iki muri aka kanya? Wababwira iki? Ni irihe jambo wababwira kugira ngo bumve bagowe neza? Barahari bakomeretse, ndetse utakongera no kubwira ijambo pasiteri, utamubwira kujya mu rusengero, utamubwira ngo gusenga n'iki, ngo pasiteri n'iki, iryo jambo adakeneye kuryumva. Ukeneye rero nyine kuganizwa nawe, ukeneye counseling sasa, kuko wenda tuzaganira wenda utanongera no kumumena nta kibazo, ariko ijambo nkunda kuvuga ngo icyagukomerekeje nicyo kikomora. Icyagukomerekeje nicyo kikomora. Niba arakomerekejwe n'umugabo uzomorwa n'umugabo, narakomerekejwe n'imodoka niyo izakomora. Niba arakomerekejwe na pasiteri uzomorwa n'undi mupasiteri, niba warakomerekeye mu rusengero uzomorerwa mu rusengero. Icyo ni ikindi kiganiro wenda kirambuye twazaganira impamvu bivuze gutyo. Icyagukomerekeje nicyo kikomora. uri kubyandika? Cyagukomerekeje nicyo gikomora. Reka ngo urugero gato nawe ugira ngo ubyumve, udakomeza wenda no kubyibazaho cyane. Kamubaze wenda kano kanya, umurimo wagutunze n'ubuhinzi, sibyo? Urya kuko wahinze, ubuzima bwawe mbese 100% bushingiye ku ki? Ubuhinzi. Kandi mu guhinga urakoresha isuka. None se nujya mu murima isuka iragukomeretsa, uzahagarika guhinga? Ntabwo uzahagarika guhinga kubera yuko urya uko wagize gute, ari uko wahinze. Ariko uzabanza ukiri igikomere, uzabanza ukiri ibisebe. Uzagikira gute rero? Uzajya kwivuza. Burya uri kubyitiranya. Navuze icyagukomerekeje nicyo gikomora. Isuka niba ari gukomerekeje, ntabwo hoya ntabwo wongera wikomeretse, wongere ugire gute witeme, kugira ngo icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. N'ubuzima bwawe bushingiye ku buhinzi kandi ukoresha isuka ikaba yaragukomerekeje, ntabwo uvuga ngo sinzongera guhinga, sinzongera gufata isuka, kandi ubuzima bwawe bugize gute ariho bushingiye. Aho uriga uburyo ugiye gukoresha ya suka kandi uyikoreshe neza, n'ubuzima bwawe bugire gute bukomeze n'ubwawe bukomerekeje. Ariko abanje kuhagazeho gato ukajya kwivuza ukabona gukira igisebe. Ibyo nyine n'ubundi niza mpanuka duhura nazo mu bikomere, tuvuga umugabo n'umugore muratandukanye, habayemo pose yo gutandukana ya divorce. Mu nyuma nyine ari ya pose uri kuvuga ya cya gikomere, nyuma urongera ukunde, niba uri umugore wongera ukunda umugabo, n'umugabo wongera ukunda umugore, hanyuzemo ya pose ya divorce. Nika cya gikomere yasuka ukomerekeje ukivuza cya gisebe, hanyuma ukongera gute ugasubira mu murimo ugahinga. Hari ikibazo kijemo nshaka gukora.
nk'umupasiteri twari nk'umuntu dushoje twari dushoje ariko hari ukuntu ibintu bigenda biryohamo gake gake sibyo uvuze divorce ubundi divorce umuntu wakoze divorce yemerewe waretse tukazakora topic ya divorce yihariye uzongera ukampamira hasi umuntu ni umuhanga cyangwa ntabwo ari umuhanga mubimbire muri comment urakoze cyane dufite ibintu byinshi byo kuganira dufite ibintu byinshi byo kuganiriza abanyarwanda cyangwa se umuntu wese wumva ikinyarwanda hari ibintu muri iki gihe abantu bakeneye kumva hari ibintu abantu badakeneye kumva amatsiko yo kuri social media ngo umuntu yakoze iki ngo umuntu yabaye iki bagashaka gukora ibiganiro bamwaza abandi bantu nkaho bakwicaye ngo barebe ibintu abantu muri sosiyete bakeneye ugasanga barimo bakora ibintu byo gutukana gusebanya kuvuga ibintu kandi mu by'ukuri imitima y'abanyarwanda cyangwa se imitima y'abantu ikeneye komorwa kuko abantu benshi muri rusange barananiwe right abantu muri rusange barananiwe bakeneye abantu bababwira amagambo meza bakeneye abantu babagira inama bakeneye abantu babayobora inzira yo gucamo kugira ngo imitima yabo imere neza nari navuze ngo tugana ku musozo turahora tugana ku musozo dukomeza yes reka ngaho sezera abantu badukurikiye ubabwira aho bagusanga ubundi dusoze nakagaruka yatwemereye ko uko tuzajya tumukenera azajya urakoze cyane wenda ubuze bwana imbere yanjye ishyire ku kiganiro ariko ni ukunyandikira gusa ntabwo ari ukumpamagara kubera yuko ushobora kumpamagara sinkwitabe umwanya wari ungeneye nawe ugakomereka kurushaho kuko wari unyitezemo ubutabazi kandi sinkwitabye wenda nabuze ugasanga ugomba imbarutso yo gutuma ukomeza gukomereka kandi nshinzwe kukomora ushobora kukwandikira kuri WhatsApp cyangwa kuri message isanzwe no kuri message isanzwe nta kibazo ubu se nta twayishyiraho cyangwa wayivuga baraza kuyishyiraho tubwire akajambo keza cyangwa ijambo ryiza nk'umukozi w'Imana nk'umunyamakuru nk'umukansara ariko hari ikindi kintu utigeze uvuga kandi ntuzi wavuze ko uzongera kumpamagara ubutaha noneho tuzaza dutangira tubaririmbira kuko uzi kuririmba ariko byo ntiwabivuze nkunda bikunda ariko ntabwo uri mu mpano zanjye ntacyo tuzakora kapera ntacyo uzatere ntacyo nzakwikiriza uzatera nkwikirize kuko wowe muvugabutumwa ntacyo tuzafatanya ni akagaruka Lucy TV show ubwo adresse ze turaza kuzishyiraho muraza kuzibona ubundi mumugane ni umuntu mwiza yumva umuntu kandi iyo akugiriye inama hari ingaruka nziza bikugiraho hari abantu njya nkunda kubwira ngo nagize ishyari ryiza ngo cyangwa se ngo ibi bintu ushaho binteye umujinya mwiza ntabwo ari uko bafite umutima mubi ahubwo ni ibintu biba byandenze nkabura uburyo mbivugamo hari ibintu hari umuntu uganira nawe mu buzima bwawe uhuye nawe ukumva ko yari uwo guhura nawe muri icyo gihe ndakwifuriza rero nawe niba ufite ibibazo byinshi niba ukeneye kumva uruhutse mu mutima mugane uzaruhuka kandi ibintu bizagenda neza Lucy TV show nakagaruka do subscribe share and comment thank you thank you bye